Reka nongere kubaha ikaze mugasobanuye ko uyu munsi ni agafilime keza cyane ndetse ni agafilime uri buze gukunda. Ni ishyamba ry'inyamaswa ndetse ako kanya hari imodoka igenda hano mu ishyamba, izi ngo mbese ibintu nta kibazo, izi ngo mbese ni rya shyamba rimeze neza, mbese ritarimo inyamaswa n'imwe, ndetse nubwo zaba zirimo uyu mugabo uri kugenda muri modoka azi ngo nyine ni ibintu bisanzwe gutyo, ariko rwose ibyo agiye kuboneramo biteye agahinda. Sasa buri kuri hano mu muhanda hari uwari uryamyemo. Ese uyu muntu yapfuye cyangwa ni muzima? Nta muntu rwose waba ari muzima ngo aryame gutya. Nuko byagenze, yari aryamye hano mu muhanda. Umugabo ari kugenda atazi ibyabaye, ageze hano imbere, ukurikire akitegereza imbere y'imodoka ye abona hari uryamye hasi. Mana yanjye, uyu mugabo uryebere Mana ishobora byose, ose ubundi umuntu yapfa akaryama kuriya? Umugabo atangiye kugenda avuza amahoni, ariko uwari uryamye wapi rwose, kugeza ubwo umugabo ageze ahangaha agatangira guhagarara kugira ngo mbese uyu muntu uryamye ahangaha ajye kumureba, ndetse anamubwira ati wava mu muhanda nkigendera. Kubera iki? Umugabo atangira kugira umujinya ati ariko ubundi igihe navugirije amahoni uyu mugabo ntabwo ari kunyumva, cyangwa ari kugira ngo urugendo rwanjye ruze gupfa. Umugabo atangira kugira umujinya, atangira kugenda ahamagara ati yewe ntabwo uri kunyumva, wamfira mu muhanda nkigendera, kubera iki waje kunyitambika mu muhanda wanjye? Ariko uwari uryamye wapi rwose ntabyo kumva. Biragaragara yuko uyu uryamye hano mu muhanda ashobora kuba afite ikibazo, kugeza ubwo uriya mugabo atangira kurebera mu idirishya, ari kugerageza kubwira uyu mugabo uryamye hano ati wavuye mu nzira tukikomereza. Gusa uwari uryamye nyine afite ikibazo kitamworoheye, kugira ngo abyuke n'ibibazo. Umugabo yafashe umwanzuro atari ku bundi uwava mu modoka nkajya kubwira uriya mugabo wanyitambitse mu nzira akava mu nzira yanjye nkikomereza urugendo rwanjye, hari icyo byabitwaye? Umugabo rwose umujinya uramwataka ati ni ukuri rwose abantu baza bagasinda bakagera nubwo baryama hano mu muhanda, ni ukuri rwose aka kantu ntabwo kaba ari sawa. Ni ukuri abantu bagomba kwihana inzoga bakazivaho, kuko inzoga ntabwo ari ikintu cyiza. Inzoga ziri gusiteresa, ndetse inzoga usanga mbese ziri kukugira nabi, zikakugira ukuntu utaruri. Siko bimeze se? Sasa katuze kureba uko biza kugenda. Umugabo igihe cyarageze ata ava mu modoka, ndetse n'umwana we ava mu modoka kugira ngo baze kureba uyu muntu uri hano kubera iki yicaye hanga, kubera iki aryamye hano mu muhanda. Byagenze gute? Ese yaba yanyweye inzoga akaba ariyo mpamvu mbese yaba yasinze akaza kuryama ahangaha? Katuze kureba iby'umugabo uryamye hano mu muhanda. Umugabo nyiri modoka igihe cyarageze rwose mu kanya gato nk'ako guhumbya, ahita ava mu modoka ye kugira ngo aze kureba uyu muntu uryamye hano, ndetse anamubwira ati wava hano mu muhanda nkikomereza. Sasa akigera ahangaha uwari uryamye yise ahaguruka, ndetse atangira kumutera kaci. Undebere rwose burya cyari igisambo ndetse gifite icyuma. Ukurikire umugabo uri ahangaha yaraje aje gutabara uyu muntu uryamye ahangaha, ariko ibyaje kumubaho ni ibi ngibi. Atangira gufatirwaho icyuma ati wowe urapfa, ndetse igisambo kigakomeza kugenda kimukurubana kimujyana mu ishyamba. Akana karahangaha kari mu mazi abira, kakibona kabona yuko papa wako ari mu bibazo, kise gacaho karagenda karahunga kugira ngo kava ahangaha kataza guhura n'ingaruka mbi cyane. Mbega agahinda, mbega ibibazo. Umugabo nuko byamugendekeye, birangira ajyanywe mu ishyamba. Kakana nako kakibona papa wako ari mu mazi abira, gatangira kugenda gahunga kavanga muri ishyamba. Uyu mugabo ati urapfuye birarangiye, uranyumva neza? Reka mbabwise kuri mwabantu mwe, mujye mwitondera abantu. Ura umuntu ashobora kugenda akagushushanya akakubeshya ko mbese ari umunyantege nke, mbese ari umunyabibazo, ngo mfasha ibiki n'ibiki. Mujye mwitondera gufasha abantu, kuko hari ubwo uzafasha ugasanga uri gufasha igisambo, ugasanga mu kanya gato gitangiye kukwigarika kirakwihindutse. Umwana atangiye kugenda ajya mu ishyamba ari guhunga, kandi wibuke yuko iri shyamba ririmo ibisimba, ririmo ingwe, ndetse iriya ngwe igomba kurya uyu mwana uko byagenda kose, cyangwa se uyu mugabo, cyangwa se n'iki gisambo kimwe, ntawamenya uko bisa kugenda. Gusa uyu mugabo we yari mu mazi abira, bitewe n'ukuntu uyu mugabo iki gisambo kitangiye kumujyana, kitangiye kumusaka, kiri kumubwira kiti wowe ibintu byose ufite ugomba kubimpereza, nta n'ikintu na kimwe ugomba gusigarana. Burya ngo nta keza k'ibisambo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga ibisambo mbese babyica
kuko bura abasambo ni nk'abarozi, kuko umusambo araza kukwiba yiteguye gupfa no gukira, aravuga ati nintapfa wongeye kwiba we ari buze gupfa. Ubwo rero uwo muntu ni umurozi. Rimwe na rimwe nibwo usanga ibisambo mbese babyishe, bitewe nuko nabyo nta mpuhwe bigira muri byo, babizi yuko nabyo bigiye kwiyahura. Umugabo uri ahangaha, iki gisambo gitangira gufatiraho uyu mugabo icyuma, ati urampereza ko ntacyo yiriya modoka. Gusa kakana ko kari kahunze kari kuva ahangaha katireka munge. Umwana nuko byagenze. Mana yanjye, umugabo uri ahangaha ati mpereza ibyo ufite byose, telefone ko ntacyo ndetse n'amafaranga utaza kuyasiga, kuko ugomba ko bimpereza. Uyu mugabo ati ngahakira rwose ko ntacyo, akira rwose ngiyi, ariko wimbaza rwose ibintu ntafite, mbabarira n'ukuri dore ko ntacyo ngiyi. Igisambo cye gishaka kugira ngo kijyane iriya modoka, ati zana na telefone ndetse n'amafaranga ntabwo ngomba kubisiga, zamura vuba vuba muri iyo mifuka yawe mbijyane, hano nta mikino rwose ibihari, nta byo kujenjeka. Umugabo nuko byagenze, bari kumusaba amafaranga na telefone, nako ntakira amaze kwitanga. Bidatinze yazamuye n'ikofi irimo amafaranga. Mana yanjye, ati si nta bindi bisigayemo, mpereza ibi ngibi uri gusigamo ni ibiki? Na telefone. Nuko byagenze, telefone nayo iki gisambo byarangiye rwose kimujyanye. Iki none ikintu gisigaye urakizi? Nta bindi bintu usigaranye, telefone, ikofi wayimpaye ko ntakira hari, nta bindi bintu waba usigaranye. Uyu mugabo ati rwose nta bindi. Icara vuba vuba, icara hasi bitari byaba nabi, ntaza guhita nkwica bikarangira. Umugabo nuko batangiye kugenda bamwicaza hasi, yarahuye n'uruva gusenya, kandi yavuye mu modoka ye azi ngo agiye gutabara umuntu ngo ataza kumugonga, ariko rwose ibintu bimubayeho ni ibintu rwose bitari byiza cyane. Reka mabwize ukuri pe, ibintu byo kwifata ukajya gutabara umuntu utazi ntabwo ari ibintu byiza. Nuko nizere yuko muboneyeho isomo. Uyu mugabo ibyo atangiye kumaho ni ibingibi, ndetse atangiye kugenda atotezwa, ati wowe sha, ubwo rero waraze ngo urancitse. Atangira noneho kugenda amubohera ahangaha, undebe rwose. Ndetse rwose niba uri kumva yuko uyu mugabo ari mu karengane, komenti z'imiriro nzibona hasi muri kwandika muti rwose uyu mugabo ararenganye, uyu mugabo ni inzira karengane. Nuko rwose komenti nyinshi muzishyire aho ngaho, ntacyo byabitwaye rwose. Ndetse niba unenga uyu mugabo ku gikorwa yaba yakoze, nabyo ubyandike tuze kureba mbese tuti uyu mugabo ibintu yakoze byari byo cyangwa ntabwo byari byo. Ese ubundi kugira ngo ibintu tubyirinde twakora iki? Iyo komenti nayo ntuze kuyibagirwa, uyishyire aho hasi. Uraba ukoreye abantu benshi, ndetse rwose uraba ugiriye inama abandi bantu benshi bari buze kureba rwose aka gafilme, ubwo kari buze kuba kabagezeho. Sasa kakana nako katangiye kugenda gahunga mu ishyamba, ubwo ibibazo byari biyije, katuze kureba. Gusa Imana iba iri maso, ihora itureberera. Kumbe uko akana kagenda gahunga, nako ahangaha mu ishyamba hari igisimba. Iki gisimba kigomba kugasamura uko byagenda kose, gusa Imana itavivuye ntabwo byaba. Ese wizera Imana? Ese wizera yuko ushobora gupfa kandi Imana yabyemeye? Nabyo rwose birashoboka 100%, kuko twiringira Imana ndetse tuzajya mu ijuru tunyuze mu nzira y'urupfu. Nta muntu wajya mu ijuru adapfuye, ntabwo byashoboka. Rero ushobora no gupfa, Imana ariyo yabyemeye. Ntabwo gupfa ari Satani ubigena, ahubwo igupfa ni Imana ibigena. Ubwo iherezo ryawe iyo ryageze urataha, nta kundi byagenda. Ndetse hari ubwo umuntu wacu atuvamo, ubwo amaze kwitaba Imana, tugatangira tukarira, mbese kumva yuko mbese tubabaye cyane, ariko buriya twababazwa nuko basi agiye mu muriro w'iteka, mu muriro utazima. Ubwo tugashimishwa nuko agiye mu ijuru, agiye ahera heza. Sasa ubwo aka kana gakomeza kugenda kisha ahangaha, nako ahangaha hari igisimba kiri kugenda kigacunga, kiri kugenda kiri kukitegereza. Ukurikire akana kari ahangaha, kari kumva kari mu mazabira, ndetse kari kumva igisimba kiri kugenda kiri kugonga, kiri kumva amajwi yacyo. Aka kana kari kugenda kari kumva amajwi y'iki gisimba. Igisimba nacyo kiti nanjye uyu munsi nshaka kurya inyama, kandi rwose ahangaha ndumva hari inyama ngomba kurya uko byagenda kose. Akana kari hano kari gusengera mu mutima wako, kati Mana koko atabaye papa, k'ibintu bimubayeho kuko ari ibintu bitari byiza. Koko umwana ni ku mavi ari gusenga, gusa ibyo ari kuvuga ntabwo abizi, ntabwo azi ko papa we yamaze kwamburwa imodoka, telefone ndetse n'amafaranga byose yamaze kubijyana. Umwana wanga ntabwo azi kijya mbere wapi, ariko cya gisimba byarangiye cyatatse kakana.
akana kakomeje kugenda kari kurira cyane, kari gusakuza mu ishyamba basi ngo karebe yuko hari umuntu wagatabara. Byose byari iby'ubusa kuko papa we yaramaze gufatwa n'igisambo kimaze kumubohera mu ishyamba. Iby'uyu mwana nuko byagenze. Wa mugabo noneho sasa undebere rwose yagihambirirwa kuri iki giti kugira ngo ahave ni ikibazo. Ahantu rwose kugira ngo have biragoye, ni ukuri pe. Ntabwo wapfa kuva ahantu igisambo kimaze kwamuzirikira. Mbese ibi byose cyabikoze kugira ngo uyu mugabo ataza, mbese akaba yagikurikira, akaba yamenya n'ahantu kijyanye imodoka ye. Igisambo niyo mpamvu cyakoze ibi byose kugira ngo mbese azapfira ahangaha ndetse ibisimba bizamurire ahangaha. Ndetse uyu mugabo iki gisambo kiregeje kiti nkwice se nkwice, he cyakoreka nkugirira impuhwe, ngiye kukugirira impuhwe ndeka kukwica ariko uzicwa n'ibisimba byahangange ndabizi. Nta n'isoni mbesire ngo je kunkura mu muhanda. Uri wahankize se byegera n'undi munsi, uranyumva neza? Ndumva uri no gutera induru, ahubwo uraba uri kwishyira mu mazi abira kuko ahangaha harimo inyamaswa z'inkazi zigomba guhita zigushwanyaguza. Uranyumva neza? Umugabo urahangaha yaramaze guterwa ubwoba n'iki gisambo. Igisambo gifata ibintu byose kimaze kumwambura, kiramwiba koko, kiramwemeza. Umugabo nta kundi byari kugenda, yaremeye, aremera rwose. Wabigenza ute? Ari wowe wabigenza ute? Mana yanjye, igisambo ibyo byose birangiye cyese kigenda kiva ahangaha, gusa gisiga kimubwiye kiti uribesha ukava aho ngaho ndahita nkwica birangire. Uribesha ukaniseganya ngo mbasi ushaka guhambura uwo mugozi, ntibirakunda, ahubwo ndahita nkusogota byose bite birangira. Igisambo ibyo byose birangiye kiragenda. Umugabo nuko yahuye n'uruva gusenya, umwana we amaze kwicwa n'igisimba, ndetse nawe kugira ngo ava ahangaha ni ikibazo. Igisambo nacyo kimaze kumujyanira ko nta cy'imodoka, telefone ndetse n'amafaranga. Mbese ubutunzi bwe ni nkaho babujyanye. Uyu mugabo bizagenda gute? Ari hano mu ishyamba wenyine, kandi iri shyamba ntabwo rikunze gucamo abantu. Umugabo ati koko ndabigenza gute? Ndava ahangaha gute koko? Areba hirya ndetse ariko atangira gutabaza ati hagira untabara kuko niba ari umuntu urahangaha akantabara. Ndetse ibi byose uyu mugabo ari kuvuga atazi yuko ahangaha hari igisimba kiri gushaka inyama. Undebere cya gisambo nacyo gikomeza kugenda gicika kivanga kugira ngo ibisimba bitaza kuba byagishwanya. Gusa kizi neza ko iri shyamba atari shyashya, kizi neza yuko iri shyamba atari ryiza, ari nayo mpamvu cyakoze ibintu byose vuba vuba gitangiye kugenda gifungura imodoka. Ubwo sasa ako kanya direct kise kigenda. Umugabo cyari gisize kimuhambire hara ku giti kugira ngo ahave, cyari ikibazo. Katuze kureba ibyo umugabo biraza kugenda gute. He kaka nabyo mwabibonye rwose, igisimba cyamaze gukataka, biraza kugenda gute? Igisambo nacyo gitangira kwatsa imodoka vuba vuba kugira ngo gihunge hatagira n'umuntu mbese uza kuba yagifata. He ariko si imodoka kuri gutindara, ariko kera kabaye imodoka byarangiye yatse ndetse gita kigenda. Gusa ibintu gikoze ntabwo ari ibintu byiza. Reka mbabwise kuri mwabisambo mwe mwihane, ni ukuri rwose akantu mukora ntabwo ari akantu keza. Aka kantu ni ukuri ntabwo kabageza mu ijuru. Umugabo arangije aragenda, imodoka amaze kuyitwara. Mana yanjye, mbega agahinda. He ibintu ni ukuri biteye agahinda pe, ibintu ntabwo ari byiza. Umugabo nuko byagenze birangira agiye, gusa asize akoze ibintu bitari byiza. Asize azirikiye umugabo muri ishyamba, ndetse kurivamo biragoye cyane, ntabwo byapfa gukunda. Gusa uyu mugabo we ari mu mazi abira. Ese araza kuva ahangaha gute? Biraza kugenda gute? Ese birarangira nawe igisimba kimuriye nkuko umwana we yaje gupfa? Katuze kureba umugabo urahangaha nta kuntu yakizitura ahangaha, ari kureba hirya no hino ati koko kubera iki nta n'umuntu uri guca ahangaha basi abe yantabara. Ubwoba bwamwishe. Mana ishobora byose, katuze kureba ibyo umugabo biraza kugenda gute. He atangira kureba hirya no hino, gusa nta butabazi ari kubona. Sasa kubw'amahirwe hari watangiye kugenda ahangaha, ni moto iri kugenda hano mu ishyamba. N'umugabo ugereye muri gahunda ze, ari kugenda ku kamoto ke nta kibazo. Ariko uko akomeza kugenda ari kumva urusaku rw'umuntu uri gusakuza ati mwantabara koko ko ndi mu mazi abira. Umugabo nawe wigira muri gahunda ze yibere ku kamoto, atangiye kugenda yirengagiza iby'urusaku ari kumva. Ariko nanone uko akomeza kugenda akomeza urugendo, agakomeza kugenda yumva umuntu ari gusakuza cyane, ndetse ari nk'ishyamba ari gutaka cyane. Wa mugabo ntabwo ugeze rwose ararira, areka gutabaza.
basi ngo arebe niba hari umuntu waza kumutabara. Ati koko igihe navugiye nta n'umuntu basi urahangaha ngo aze kunzitura, koko uyu mugozi ndabigenza gute? Umugabo biramucanga, areba hirya areba hino abura rwose umuntu, ndetse umumotari nawe yakomereza gahunda ze, ariko akomeza kugenda abuzwa amahoro n'urusaku rw'uriya mugabo. Akagenda areba ruguru, atari ko uwo muntu gutabaza ari hehe, byagenze gute? Umumotari ndebere atangira kugenda agabanya speed yari ariho, bigeze ahangaha rwose atangira guhagarara, atereka nkumize numve uwo muntu uri gusakuza byagenze gute, yagize ikihe kibazo. Umumotari ata aparika moto kugira ngo ajye kureba. Uyu muhanda upfiramo benshi kuko n'umuhanda unyuze mu ishyamba, benshi bakunze kuhapfira. Udacunze neza mbese uhita upfa bikarangira. Ahangaha rwose barahakwamburira ibyo ufite byose ugasanga barabijyanye, wagira amahirwe ntupfe, ubwo ni amahirwe ubugize, kuko igisimba cy'ubwacyo kiba ahangaha kigomba kugushwanyaguza. Umugabo uvuye kuri moto akomeza kugenda yumva urusaku, atari ko ubundi urwo rusaku ndi kumva uwo mugabo uri gusakuza cyane, urwo rusaku ruri guturuka hehe, byagenze gute ko nari gusobanukirwa? Umugabo akomeza kugenda ashakisha, gusa byari bigoye rwose. Mana yanjye, agafilme karaha rwose. Umugabo akomeza kugenda ashakisha, gusa wibuke yuko umwana we byarangiye, ndetse kiriya gisimba ntabwo cyabura kuba cyamushwanyaguje, ndetse cyanamuriye cyamumaze. Kiriya gisimba nta mikino kijya kigira, ubundi hari abantu benshi kigunze kwica bikarangira. Rero ntabwo cyagufatira mu ishyamba, nta n'umuntu uri buze kugutabara ngo wibwire yuko uri buze kuba muzima, ntabwo byakunda pe, ndetse nta nubwo ntabikwizeza, keretse ku bw'amahirwe y'Imana. Mbese kwa kundi Imana igutabara, mbese cyana kubona kikakubonamo undi muntu udasanzwe, cyangwa se ukabona kishano kikakunyuraho kigahunga kitanabizi, ngo kirahumurirwa iby'Imana irimo se ugeze ngo nticyahumurirwa n'ibiti, kandi uri aho ngaho kigakomeza kugenda gihumurirwa ibiti, kandi uri aho ngaho iby'Imana irimo rwose. Bura Imana iyo yiyemeje kugutabara ntaho yabura inzira rwose ibicishamo. Wa mugabo bidatinze yageze kuri mugenzi we, mbese bazirikiye ahangaha, atangira kumaza ati mbese kuri ahangaha byagenze gute ko ndi kubona urzirikiwe ahangaha, banza umbwire. Ndetse uyu mugabo atangira amusobanurira byose ukuntu byagenze, ati wambabare kukanzitura ko baje kunyambura ibintu byanjye byose, imodoka yanjye bayijyanye, Mana yanjye ubu ndi mu gahinda. Imodoka yawe sha wabyihoreye muvandi, wanzitura ukamvana ahangaha. Umugabo atangira kugira ubwoba, ati wasanga na moto yanjye nsize hariya, ubwo bari buze kwitwarara ibintu bijyanye no kwambura imodoka. Umugabo ati mbabarira, ni ukuri pe, ni ukuri rwose Imana irakoze kuba ikunyoherereje. Imana yanjye cyari gitangaza kuko kubona aha hantu hanyura abantu bake bashoboka, ariko kubona rwose urahanga wazirikiwe ahangaha, ukajya kubona umuntu Imana yohereje itigenda utabare uriya muntu ataza gupfa nk'umwana we. Kubw'amahirwe ukabona urazi, mbese ingoyi ikuvuyeho, iki rwose kiba ari gitangaza cy'Imana. Umugabo amaze guhaguruka ati umwana wanjye ari hehe? Iby'imodoka yanjye, umwana wanjye namusize hariya, nzi yuko imodoka yanjye nayisize hariya, ariko umwana wanjye niho yarari, sinzi niba ndibuze kumubona kuko imodoka yo nzi yuko bayijyanye, ntabwo yaba ikiri ahangaha. Umugabo ubwoba bwaramwishe, ati kuko umwana wanjye ubu ndibuze kumubona. Katuze kureba niba uyu mugabo ari buze kubona umwana we, gusa kumubona biragoye, ntabwo byapfa gukunda. Ukurikire rwose ndebere. Umugabo aragenda ajyana n'uyu mugenzi we waje kumutabara, ndetse agiye gushakisha umwana we. Bibuka yuko umwana we yamaze kuribwa n'igisimba cyamujyanye, niba cyamumaze ntabwo tubizi. Umugabo noneho aho kugira ngo ajye kureba imodoka, yatangiye kugenda ari gushakisha, ati umwana wanjye koko, ariko imodoka yanjye yari paritse hariya, wasanga nawe ari hari, reka njye kureba rwose ndebe yuko ndibuze kumubona. Ababyeyi burya ni abantu beza pe, abenshi ni abantu beza, keretse ababyeyi bamwe na bamwe bafatwa na shitani ugasanga bari kwanga abana babo, ariko ababyeyi bose bakunda abana babo. Buriya pe, umubyeyi wawe yakwifuza kubona wakize umeze neza, mbese wishoboye, nubwo we yaba akennye, ariko nta undi muntu wapfa kubikwifuriza, biragoye pe. Ababyeyi bakora buri kimwe cyose, mbese umubyeyi yakemera akaburara, akarara atariye, ariko wowe mwana we ukarara uriye. Ese mwabana mwe mwubaha ababyeyi banyu? Murabakunda? Cya gisimba ibyo cyari kirimo namwe murabibona. Mu gihe umugabo ari gushaka umwana we, igisimba cyari kimugeze habi, kiri kumurya,
kiri kugenda kimukurubana muri iri shyamba. Mbega umwana uri mu mazi abira, umwana rwose uri mu gahinda katamworoheye. Nuko byagenze bibaho mu buzima, keretse kwiragiza Imana tukayisaba imbaraga. Umugabo akomeza kugenda ashakisha, atari ko ubundi igihe nagendeye ko umwana wanjye ntari kumubona ndamukura hehe, kuko umwana wanjye biragenda gute? Undebere umugabo uri ahangaha ati nyamara umwana wanjye wasanga yaciye ahangaha, kuko rwose sinimfisha ukuntu umwana wanjye yaba akiri ahangaha, kuko imodoka yo bayijyanye, igisambo cyayijyanye. Ese umwana wanjye nawe yaba yashimuswe na kiriya gisambo kikaba cyamujyanye? Ariko tukikurebera hariya basi ahari turi buse kumubona, gusa kubona uyu mwana biragoye. Ntabwo bazi ko bari kujyana mu ishyamba haririmo inyamaswa y'inkazi, bazi ngo ni ibintu byoroshye biri aho ngaho, ariko ni ikibazo. Ndebere abagabo bakomeza kugenda bashakisha, umugabo ariko agenda ashakisha umwana we, ariko umwana kumubona ntabwo byari gupfa gukunda. Wapi rwose, ibyo kujya kureba imodoka yari yabivuyemo. Icyari kimuraje ishinga ni ukubona ari kubona umwana we, mbese bagakomezanya urugendo, ariko igisimba cyari cyamwatatse. Muri kubibona, undebere cyari cyahereye ku mutwe. Mbega agahinda kiri kumusamura, mbega ibibazo. Babagabo nabo niko bari kugenda bashakisha. Undebere bageze impande yacyo, ariko bakigera ahangaha baba bakivumbuye bati Imana ishobora byose mu izina rya Yesu, bakijijwe n'amaguru ndetse nta no kuvuga, kuko uramutse uvuze ahangaha nawe cyahita kikwataka kikagusamura. Ariko ikintu ingwe ikintu izwiho ni uko mbese iyo iri ku muhigo irawurya ikawusamura nta kibazo, ntabwo ireba ku ruhande, ntabwo bivuze yuko aba ngaba itigeze ibabona, ahubwo icyo yari yitayeho ni icyo ngicyo kimwe gusa, nta mpamvu yo kwiruka ku bandi. Abagabo byarangiye bari guhunga umwana w'uyu mugabo, ubuzima bwe byarangiye burangiye, akana byarangiye gapfuye, umugabo nawe akizwa n'amaguru. Ntabwo tuzi niba uyu mugabo ari buze kubona moto ye, kuko nawe agomba gukiza amagara ye uko byagenda kose. Mujye mwirinda, ndetse mwe kujya murahubukira kugenda gutabara abantu mutazi abari bo, sibyo? Niko bigomba kugenda. Ndabakunda cyane rero, inkuru yacu igeze ku musozo, tuze gura mu yindi nkuru ndibuze kubategurira mu kanya gato, tubuze kwirebana, iraba iryoshye. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.